William Shakespeare ni umwe mu banditsi b'amakinamico ndetse n'imivugo, plays and poetry bakomeye cyane isi yigeze igira. Afatwa cyane nk'umwanditsi wa drama ukomeye kurusha abandi bose mu mateka, kandi ibikorwa bye bikomeje cyane gukundwa ndetse no kwigwa mu bihugu byose by'isi nyuma y'imyaka irenga 400. William Shakespeare ni muntu ki? Ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero, aho twese tureba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo politike, umuziki, filime, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndabasuhuje, njyewe ndi Muhire. Iki ni ikiganiro tubagezaho buri munsi, tukagaruka ku mateka y'ibyamamare byabayeho cyangwa se biriho ubu. Nizere ko wamaze gukora subscribe hano kuri Muhire JC Official kugira ngo tujye tubana. Tugiye kurebera hamwe amateka ya William Shakespeare, ubwenge bwe, ijambo n'intsinzi irenga ibihe byaranze uyu mugabo. Mbahaye ikaze. Nubwo ibihangano bye byamenyekanye cyane, ubuzima bwe bwite bwariyoberanyije, bushingiye ku nyandiko nkeya z'amateka ndetse n'inyandiko za kiliziya n'inkiko. Ariko ibyo yasize yanditse byagaragaje neza ubwenge bwo gusobanura neza umutima w'umuntu, amarangamutima, amakimbirane ndetse n'ibibazo by'ubuzima. Ibintu bihuye neza n'intego z'ubuzima bushoboka TV show, ikiganiro tubagezaho buri munsi. Ubundi William Shakespeare yarinde. William Shakespeare yari umwongereza, umwanditsi w'amakinamico, umusizi ndetse n'umukinnyi wa theatre. Uyu ni wo mu gihe cya Renaissance, mu gihe ibintu bijyanye no kwandika ndetse no kuvumbura byari bitangiye. Yari umwe mu bagize itsinda rikomeye cyane rya theatre ryitwaga The Kingsmen, ryari rishyigikiwe cyane n'umwami w'Ubwongereza. Yanditse nibura amakinamico 37, sonnet 154, ibisigo birenga 2. Ibyo bihangano byagaragaje ubugari bw'amarangamutima y'abantu, urukundo, urwango, ishyari, ubwoba, kwicuza, ubuyobozi, ubupfura ndetse n'ubugambanyi. Dore amakuru y'ingenzi ukwiye kumenya mbere yuko twinjiramo indani mu kiganiro cyose. Izina rye ryuzuye ni William Shakespeare nyine. Yavutse ahagana ku itariki ya 23 Mata 1564. Avukira Stamford upon Avon mu Bwongereza. Yapfuye ahagana ku itariki ya 23 n'ubundi Mata 1616. Umugore we yitwaga Anne Hathaway. Abana be yari afite harimo Susan, Hamnet na Judith. Ibyamumenyekanishije ni ikinamico n'imivugo yagaragaje ubuzima bw'umuntu mu buryo bwimbitse. Uyu ahabwa icyubahiro kubera ko afatwa nk'umwanditsi mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza, ndetse yanamenyekanye ku isi hose nyine, ari nayo mpamvu turi kumuvugaho. Ubuzima bwe bwa mbere ntibuzwi cyane kuko nta nyandiko nyinshi zabusobanuraga. Ikizwi nuko yabatirijwe kuri kiliziya ya Holy Trinity Church i Stamford ku itariki ya 26 Mata 1564. Abashakashatsi bemeza ko yavutse ku itariki hafi ya 23 Mata 1564, ari nayo tariki yizihizwa nk'isabukuru ye. Stamford yari umujyi w'ubucuruzi uri ku ruzi rwa Avon, ahantu h'abantu bakoraniraga bakaganira, bakumva inkuru. Ibintu byaje kugira uruhare rukomeye cyane mu buhanga bwe bwo kwandika inkuru z'abantu. Reka turebere hamwe abavandimwe n'ababyeyi ba William Shakespeare. Se wa Shakespeare yitwaga John Shakespeare, akaba yari umudozi w'utwenda tw'intoki, groove maker, ndetse n'umucuruzi w'impu. Nyina we yitwaga Mary Arden, akaba yarakomokaga mu muryango wari ufite ubutaka. Ababyeyi be babyaranye abana bagera ku 8, ariko 3 bapfuye bakiri bato.
William Shakespeare niwe wabaye umwana mukuru warokotse. Muri bavandimwe be, Joanna niwe wenyine wamurushaga imyaka. Se wa Shakespeare yigeze kuba mu bayobozi b'umujyi, ariko aza kugerwaho n'ingorane z'ubukungu. Nyuma aza kuzamuka ahabwa icyubahiro cyo kuba gentleman mu 1596. Ubwana n'amashuri bya Shakespeare, nta nyandiko ihamye igaragaza amashuri ya Shakespeare, ariko abashakashatsi bemera ko yize kuri King New School i Stanford, aho yigishwaga gusoma ndetse no kwandika Ikilatini ndetse n'ibitabo bya kera. Ntiyigeze ajya muri kaminuza, ari nabyo byatumye hari abigeze gushidikanya kuko ari we wanditse ibyo bihangano byose. Ariko nyuma ibimenyetso byinshi byerekanaga ko ubumenyi bwatangwaga muri ayo mashuri bwari buhagije cyane ku mwanditsi w'umuhanga. Reka tugaruke gatoya ku mateka y'umugore we Anna Hathaway ndetse n'abana be. Mu Gushyingo 1582, Shakespeare yashakanye na Anne Hathaway. Yamurushaga imyaka 8. Icyo gihe Shakespeare yari afite imyaka 18, Anne afite 26, kandi yari atwite. Babyaranye abana harimo Susan mu 1583, hanyuma aza no kubyara impanga Hamnet na Judith mu 1585. Mu 1596 umwana wabo w'umuhungu Hamlet yapfuye afite imyaka 11. Icyamwishe ntikigeze kimenyekana, ariko bikekwa ko yari icyorezo cya plague. Urupfu rwe rwashenguye benshi ndetse rushengura n'umutima wa Shakespeare, kandi abashakashatsi benshi babona ko amaganya ndetse n'ububabare byagaragariraga mu bihangano bye bya nyuma, cyane cyane muri Hamlet. Reka tuvuge gatoya ku myaka y'izimira rya Shakespeare. Hagati ya 1585 n'1592 nta nyandiko zivuga neza icyo Shakespeare yakoraga. Iyi ngiyi ni nayo mpamvu yiswe Shakespeare's Lost Years. Hari ibitekerezo bitandukanye. Bamwe baravuga bati yaba yari yarahunze kubera guhiga inyamaswa mu ishyamba ry'undi muntu. Abandi bakagira bati yaba yari yarashinze ishuri, cyangwa se nyine akaba yari irondere atangira gukorana n'abantu mu gukina theatre buhoro buhoro. Ikizwi nuko mu 1592 yari amaze kumenyekana cyane nk'umukinnyi w'umwanditsi w'amakinamico irondere. Ingingo ijyanye n'imivugo, poem ndetse na sonnet ni bimwe mu byaranze cyangwa se mu byihariye page nyinshi mu gitabo kivuga ku mateka ya William Shakespeare. Mu ntangiriro z'umwuga we, William Shakespeare yanditse ibisigo birebire cyane. Hari icyo yise Venus and Adonis mu 1593, hari n'icyo yise The Rape of Lucrece yanditse mu 1594. Gusa ibi yaje kubishyira ku izina rya Henry Williamsley, wamubereye umuterankunga mukuru. Ibyamamaye cyane ni sonnets yanditse zigera ku 154 zasohotse mu 1609. Muri zo Shakespeare yasesenguye urukundo, ishyari, igihe, urupfu, ndetse yewe asesengura no kwishidikanya k'umuntu ku buzima bwe. Itsinda The Kingsmen ndetse n'ubuzima bwa theatre bimwe mu byaranze Shakespeare. Mu 1594 William Shakespeare yinjiye mu itsinda Lord Chamberlain's Men ryaje kwitwa The Kingsmen, igihe umwami James wa mbere yimaga ingoma. Yabaye umukinnyi, umwanditsi mukuru ndetse n'umunyamigabane mu itsinda. Ibi ngibi byaje gutuma abona amafaranga menshi ndetse n'ituze, bimufasha kwibanda cyane ku kwandika. Globe Theatre, indi ngingo y'ingenzi kuri William Shakespeare. Mu 1599 Shakespeare ndetse n'abandi bubatse Globe Theatre ku ruzi rwa Thames. Yabaye isoko y'amafaranga menshi ndetse n'icyubahiro. Mu 1613 yarahiye mu gihe cy'ikinamico Henry wa munani, ariko iza kongera kubakwa. Nyuma y'imyaka myinshi yongeye kuzuka mu 1997.
kandi n'ubu ngubu Globe Theatre isurwa n'abantu benshi barenga miliyoni ku mwaka. Amakinamico ya Shakespeare yanditse amakinamico mu byiciro bigera kuri 3: amateka, amakuba ndetse n'udukino dusetsa cyangwa se comedies. Yagaragaje ko umuntu ashobora kuba intwari ariko akagwa. Yagaragaje ko kandi ubuyobozi bubi busenya igihugu, ndetse anagaragaza ko urukundo rushobora gukiza cyangwa se rukarimbura. Ikinamico nka Hamlet, Macbeth, King Lear na Romeo and Juliet zerekanye ubuhanga n'ubuhangange kuri William Shakespeare. Tugana ku musozo, reka tuganire gatoya ku myaka ya nyuma ndetse n'urupfu rwe. Mu myaka 1600 William Shakespeare yabaye umunyemari, agura inzu nini cyane Stamford yitwa New Palace. Yaje kwitandukanya no gukina, yibanda ku kwandika ndetse no gutura mu rugo rwe. Yapfuye mu 1616 agana ku itariki ya 23 Mata uwo mwaka nyine. Yari afite imyaka 52. Yashyinguwe kuri Holy Trinity Church. Gusa yasize umurage ukomeye cyane. William Shakespeare yasize amagambo arenga 1700 yongeye mu Cyongereza, asiga imigani ndetse n'interuro ikoreshwa cyane n'isi yose. Yewe yasize n'ubuhanga bwo kwerekana umuntu nk'uko ari. Ibihangano bye bikomeje kwerekana ko isi ari nk'ikinamico, hanyuma abantu bose bakaba ari nk'abakinnyi bayo. Niyo mpamvu natwe tutagenda tudasize isomo ry'ubuzima bushoboka. Burya ubuzima bwa William Shakespeare butwigisha ko intsinzi nyayo ari ugusobanukirwa neza umuntu n'ubuzima bwe, kandi amagambo burya ashobora gukiza, gukomeretsa cyangwa se guhindura amateka. Hanyuma kandi ko amarangamutima y'abantu adashira, uko imyaka ishira indi gataha. Ngayo guko rero ayo ni amateka ya William Shakespeare. Niba wabikunze ukore like, ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana naho utamukira ikiganiro.